Ana ko muri kunyereza ku muhanda bite byayo mbega umugore w'icyuki cyabose kabisa yashatse ikigori cy'icyuma. Imana tuvugisha ukuri bura ko ari wambwiye ngo nzungurire koko ari kugura amafaranga yanjye. Oyo mukobwa nari naramubuze pe Neza nukore kwema Hora na makuru ni muri radio ni muri televiziyo waranyobe Impamvu yewe ntabwo ngenda wamufranga wamujinga para kuraba mwarire amafaranga enda kubye amafaranga sanga baburamo n'igiciro ndahita ngucyamo sanga baburamo n'igiciro na kimwe uramba hanga reko ruguru cyo wamujinga bose baba reka kubwira amafaranga yanjye ntabwo naguhereza niza kubwira muze kunmarira babari nubwo wayijyana amafaranga akabari ariko sinaguhereza ndakwita Ana ko muri kunyereza ku muhanda bite byayo umuntu wambaye agapira k'ubururu usura akabana bose bari mu muhanda umuntu wambaye agapira k'ubururu ndaza kumenya arinde. Okay reka ndindure ubwo niba mwamwohereje ndamubona sawa ariko mugabane kunyenesha. niwe kwini mabuye yaranumyeho. Yego ninjye ko mwanyereje ku mpande se mwabonaga ndi cyako. Yacha nari nakubuze kabisa. Niwe kubugenda bita kuri mu muhanda wase waje ugenda rinze ni peti. Ariko rekiwe kiwe wakabaye uvukana mabuja pe. Ibyo se birakureba peti kireye kure bita kuri buri hirya fata igikapu tugenda nganya amagambo. Tugende tugende rwose. Sinyo sanga zituhageze. Kuki mwe mu cyahano kure none se kuki mwemutse? Boss yambwiye ko nyine arahanga hatwimukira rwose. Wende se bakoze mwamenye ndakurengana. Kari wacu narakwira kwatsi ni umananje bese wageze guhora iki Ese mwangeje ku muhanda none ntabwo ndari nakohereje kare ikibazo cyose nose waheze he Nari namubuze. nata wageze yica muri aho hasi ko yambereye cyane kari busherekare shaka kari wacu rero umva genda ujye mu gikoni ujye gutegura ibyo mu gikoni ihute kandi hari izuba shaka ubuso uri kuvuga ngo hari izuba n'ingira nawe wagiriwe unenge ntabwo n'ukuntu nabagukunda mva mu ndabarengeye cyane mfite ubungwanya na muco rugira nanjye niko ramubona nyine wazagurukanye naramwakiriye bose amukunda kubi wajya ngo barasinyanye icyo muco ntiwamenya sinzi hanyuma se urafata ikintu akaji kamangu gakonje ase ji zawe none njye ngo uracyari uruhinja runywa ji
Nusajya umubyeyi. Genzanire ejo uza ngo inkuru. Ndimo n'ibiki. Eka da. Ave muzanire. Iryohe. Yarabizi ko amaji yananiye. Ndabizi. Witega mu w'inkuru. None. Rero ng'inkuru. Hararuguriro gatoya iwanyu kuri ka gasatire kanyu. Uzi byambayeho. Reka. Mbona agasore kaje kifunze kitwara ukuntu karanago kaje ku ntebe turi kumva. Nko kuguteta. Yego sha. Bagira n'inkuru. Hanyuma se yaguteretaga n'ibikapo n'ibiki yabonaga njye nakeka kuri impunzi. Nabaho bagiye bari mu muhanda batazi bigezweho bashaka kwiyemera ku bakobwa. Umva se yari afite ubufaranga mu kufinya ariko umwana agiye kugura inka. Genda bara ariko nabonaga ari amafaranga menshi ku rundi rumwe. Kumva nanjye nyine numva nangiye kumujya nyine munyamukuru. Ese ko nta kindi namateganyije kumushaka. Yamaye. Uri kumva? Nawe usigaye utikora waje kumenya ubwenge. None undakana no mujye utakwigisha se. Arangije umutipe muzima ngiye ko naje undi mutipe. Kumva ngo nisanga amafaranga avuye muri faranga rimwe. Ngurambona. Bishatse kuba ko yari yayibye. Kwari kunyemeraho. Ndumva twamaze. Uno mujyi wateye imbere ubwo hatangiye kuzana abo mana. Cyakoze nakagiye mu barajye kugaha ingumi. Mpita nkagira mu wenda gakiza. Ubundi shakari kanyifunze ari akantu kari aho ngaho ariko kari nako. Hafi ya nako yakare kararwaye. N'amafaranga none ntago yakaragaragaraga. Reka. None nawe nyine kari kibye. Nyise nagafite ubwa mbere se mbona ntacyo bakambwira. Nuko se hanyuma waje kubyifata mu ute nawe wari wifatiyeho kwifaranga. Nyine nanjye naseseba. Mbonye katarayiwe ndamureka arakomeza nanjye ndakomeza tu. Yada. Chapoje. Nakundi. Undi none umwakonyeje kuzuba. Ndarengana none se makuru mu rugo. Amakuru ni meza abavyeyi bamwe ngo barabasuhuza. Mva nanjye ndabakumbuye we nkumbuye mama disi. Ndamukumbuye. None se umugabo ariye. Mugabo rero yagiye ku kazi. Pe no musi nabo bwa mbere aragiye ku kazi. Ibijyanye byaringeza. Izo keza guhaye dusigomeze nk'abana batonya ajya ngoga amata bakagusiga amavuta y'inka. Nuko nyine nanjye nabibonye ni byiza nawe kirutezemo. Reka njyewe nakunze yaransize sinzi naho nzamukura ni namubona ntabwo nzigera nongera gukunda. Rega singaho bari mu Kamusoni. Nta kibazo nzemere mbewe. Ariko azaza ndabyizeye. Yagiye hese. Ntabwo maze ariko nanjye ndabyiringiye kazaza numva muri ngiye kazaza igihe cyose azaza ariko azaza. Kuraje nyine Imana izagufasha cyane. Shana hereye mu nkuru bagirwa no kunywa. Reka nkuvanye no kuryama mbi ndukutse ndumva ndushye umugabo nazo umbwire. Sibyo. Kandireko. Yewe data we ndinaniriwe shawo wajya mu manire mu kazi k'ingufu. Ndumva amazi ko ari kunaniwe. Ndumva amazi ko ari kunaniwe. Ngaje duburyamye. Gusa ubwo nazo nyine kamwereka aho uryamye ubwo ngubwo nazo ndakubyose. Yego. Udasa kuvuga ngo iki? Nta kibazo. Amwungiriye se akaza kansuhuza ati Kwini Karamba. unasuhuze sheri yaje. Sheri mazana nagukunda urukundo. nawe Wazanye n'ibintu bimwe. Dore Kwini yaje. Abakuruzi. cyane meza. Wow. Mumeze gute se? Tumeze neza. Amakuru umukecuru. Ni meza mwe mbasuhuza. Natwe uzamudusuhuriza. Musaza se sarabajya impande n'iziramwica. Reka reka umuntu nkuriye ubona azamuhinguka yego. Sheri
se umukobwa nadakuze ra ese koko ntacyo tubwiye reka aracyari iminsi none ndako utegereje kumera amahembe oya ntabwo ari icyo ariko uba ubona mbayeho nabi aha nyamukandishe sindakuyana ibyo babyita umubu ujya ugenda na suparete ibyo usarira akazi nanjye ndaza n'uwanjye we yego ibyo babyita kwihagarara nta kibazo sheri gukise akaje ndumva rwose zuba ryanyakira kamuzone done akaje niko baba umuntu abantu nabo bameze neza wari washeze ngo tuzane ndamwangiye subira umuzana nahi yakanyisuriza reka uzaze kumusura nta cyo wawe urashaka kumuzaza kumusura tuzaza kuko tumaze iminsi tuzaza navanye n'akagati nahindi murya nsi umugati muri ji zangushituriraho ariko ntabwo nzanagwa kose nawe umusirimu ndabanze kanira rero ndabona byaneraje tayari ibyo ngibyo babyita kuri ni aho umuntu ugatuma bininda kano mwirire na jemu oya muhaye byazatuma atagira aho kurandambanya ngura akira oya n'ubundi jira hene akinanasi kujya unywa gake ntabwo uzi ko ihembe bro ndaranya nanjye oya sisha se wateze nkabwo rorera noneho narorereye kojo ngaje uzaza niba ari umuntu wawe bazi basura zabaza ako dushobora kuza nganywa akajire tuzapanga kuza muri no minsi kuza ariko kubasura muzaze mufite icyo mwamwibwiye nimuzaze mumeze gutyo turashaka batatu ntabwo dushaka babiri none ko tuzabyara amezi abiri ndi umusitari ntabwo uzi ko abasitari aribo babyara amezi abiri uzabigane bisabikize birimo biragenda biza ntundagenda kubyimba byimba okay sheri simvuye ku kazi se awe reka njye kuryama ho kugenda shira amazi mu dushe nese ntabwo wandangira abantu badoda inkweto ushaka kujya kudodesha ukamara muri Rwanda ewe urabona hari argo nyine nagusanze hari nagusanze nyine uburyo bwawe ahantu hepfo ku mukone hari umuhungu muremure uzidoda niba ndumva bashobora kuba bamwita pisi sibyo uragenda nyine uhita umanuka gato uzamuka gato uhita umubona ntabwo ari kure cyane ni hafi cyane sawa urakoze banguke rwose wasanga icyayi cyahiye yego ngiye gushyira ku materemusi warankoreye pe ijya munsi wanze kundaburiza cyagiye gutera yako nanze kukurabura ariko nari inkwisha umva si nukuri narishimye ndavuga ati imana ishimwe kuko iyo uza kundaburiza pe ka urabizi ko nanjye bura naragushimiye hari akoro wakaje muri akababironi unyibikofi ma twa uyu kisimbagiza nkagira ngo ngone n'ikintu kizima oya narishimye ndavuga ati imana ishimwe nta n'ikindi gusa je nari kurenza uri kuza abantu iyo baza kumenya ariko rero mwana reka mubwire nubwo wayitwaye amafaranga ngisaka ngasanga harimo miliyoni nabitsemo igihumbi rwose ibyo narahenza umva Imana tuvugisha ukuri urako wari wambwiye ngo nzungurire koko ari kugura amafaranga yanjye jana ari kukugurira pe ntago nkubeshya burana ari kukugurira nene se jewe kari ukwenda byese biba birabibazo nyine nayo kubizi umuntu w'umujamu kwanze kumereza wajya ngo hari ikibazo shama narahenza umva naremeye ubundi
Timwanse ni karibu rwose. Bitese. Byiza. Kuchanga kudesha ukweto. Nta kibazo turabadedera. Kano nako dangaye. Ngora 200. Kari menshi. Magana si muri menshi. Ariko nta kibazo. None se papisi. Niko nitwa. Kumuzara hamuzi. Hanunze. Ibyo birumvikana nta baranze abantu baranze cyane. Ayo, ntabwo nyanza. Nyanza narahize. Nese byenze gutangura hanga. Ariko nari umuhanga mu shuri. Byari umutima uri muri kampasi. Cyane ibintu byo kwiga umukobwa ni ibintu birebire cyane. Ntabwo nabisobanura mu buryo. Byarakugoye cyane. Ntabwo. None se wagusaba akantu gato. Nta kibazo. Azanye mu rugo. Kuganira ko umunani mu mapezi. Asa niba nagana kubera narakubuze. Urugo wanyu? Ubu ni amaso. Nta kibazo kirimo nawe hirya ntabwo ari kure. Utuye hafi aho ngaho? Nta kibazo nazaza. None se mugiye kuza kutumenya na saa sita waje. Nta kibazo. Wahamagaye nkaza telefone se ntakwibutse. Nta telefone mfite. Bigeze no ku rwego rwo kutagira agatosha. Ubwo si ibyo birakaze? Birakaze bitewe n'uko muzi. Ntabwo bikaze nyine nta telefone mfite. Narekeye. None se wakubwira kano kanjye ukazamuka ukavuga.